Suhuje cyane nimugire amahoro. Muri aka kanya rero ngiye kubereka amakuru agendanye na pause. Ni ukuvuga ngo aha ngaha ubona ni muri application yanjye ya Telegram. Ubundi ubusanzwe narimenyereye ko muri pause nyura hano muri search nyine nkaza nkasacinga pause ngahita nkora mining. Urabona iyo ndi gushaka pause baranyereka pause bakanyereka ino pause community. Iyi ngiyi ni fake ntabwo ariyo. Iyi pause uri buze kubona hano ni fake ntabwo ariyo. Ni ukuvuga ngo ikintu nshaka kuvuga ni iki, pause ntabwo ikiri kugaragara hano kuri Telegram. Tumaze iminsi tuyivugaho amakuru, tuyimayininga, dukora tasks, ariko kuri uyu munota ntabwo pause iri kugaragara hano muri Telegram. Ni ukuvuga ngo yavuyemo. Pause yari yubakiye kuri blockchain ya Toni, ariko babasabye ko bajya kuri website. Babasabye ko bajya gukorera kuri website, ntabwo rero iri gukorera muri Telegram. Abantu mwari mubimenyereye, ubu ngubu hano urimo urarebamo hano muri Telegram wasacinga ugahita ubona hano handitse ngo deleted account. Hari account zabaye deleted kandi zari verified. Aho ngaho rero harimo na pause. Ni ukuvuga ngo pause rero kuri uyu munota ntabwo turi kwishakira muri Telegram, ahubwo turayishakira kuri website. Ni ukuvuga ngo bigenda bite rero, abantu tubana muri iyi groupe ya WhatsApp yanjye bita Interested Coin Miners, reka nze ndebe WhatsApp. Hari abantu tubana muri iyi groupe yitwa Interested Coin Miners, nabahaye link ya website iyi ngiyi bita Pause Community App. Iyi link rero niyo uzajya unyuraho ukamenya amakuru agendanye na pause. Ntabwo uzongera kuzajya ujya kunyura muri Telegram, ibyo ngibyo ntabwo bigihari. Ubwo reka nyikandeho rero nkwereke uko bigenda, turayikanda ifunguka. Nkwereke uburyo uzajya umenya amakuru yawe. Urabona bahise batujyana muri Google Chrome. Ukigera hano bahita bakubwira ngo verify yourself, urategereza, hanyuma bagahita bakuzana ahantu hameze gutya. Aha si ubwa mbere tuhageze, ngira ngo urahita ubona tukigera hano rero ko ngizi pause mfiteho ngizi. Ni ukuvuga ngo rero zirahari, ntuze kuvuga ngo wabuze ibyawe. Ariko reka tunyure hariya turebe ko twujuje ibindi bisabwa. Hari ibindi bikenewe. Turanyura hano, hanyuma duhite dukanda hano kuri claim kugira ngo turebe ko n'ubundi tunazemerewe wa mugani. Urakanda hano kuri claim. Ugikanda kuri claim rero urascrolling uzamure, bakwereke urebe ko ibintu byose wabishyizeho akavi ko wagiye ubikora, kuko cyane cyane nk'iyi ngiyi ya check activity yari mandatory, yari ngombwa. Izi ni mandatory tasks umuntu agomba kuzuza. Ngira ngo nimba uri kureba hano ngewe biragaragara ko mandatory 4 kuri 4 narazujuje. 4 kuri 4 nawe urebe izo utujuje uzikore, ni ukugenda ukoramo ukabikora neza cyane. Ikintu ntigeze nkora n'iriya badge niyo ndi kubura, ariko ibindi byose ndabifite. Iyo umaze kureba bino rero ukanda hano kuri next kugira ngo urebe noneho kuri eligible ko wemerewe token. Urahita ubona ko bambwira ngo congratulations you are eligible for pause airdrop. Ndazemerewe, nawe ubirebe rero. Hari izindi tasks wenda n'urugero, reka nkande ngaruka inyuma nkwereke. Ushobora kwibaza ngo none se ko bajyaga baduha tasks baramutse baziduhaye byagenda gute? Ushobora gukanda hano ugahita ukanda kuri dashboard. Ukanze hano kuri dashboard rero ubwo wahawe task wazikora. Unashatse ushobora no kuba wayishyira kuri home screen, ariko icyo kuvuga ngo tasks byarangiye, nta tasks zigihari. Mining yarangiye muri makeya. Ikintu gihari ni uko tugiye gutegereza andi makuru, ariko ubwo nta byo kumayininga, ni uko byagenze, byarangiye uko nguko. Reka dutegereze andi makuru, ariko umutungo wawe nuwushaka ni aha ngaha unyura. Rero ushobora kubona ino link, ndayishyira muri description y'iyi video kugira ngo nawe ube wayinyuraho ukurikirana umutungo wawe. Hari n'andi makuru umuntu ashobora gukenera, akavuga ati wenda ndashaka amakuru aya n'aya, kandi ugasanga rimwe na rimwe ntabwo tuyanyuza kuri YouTube channel buri mwanya, ntabwo wajya ukora video. Ayo ngayo ndashyira link ya WhatsApp group muri comment, nayo wayinyuraho
ubundi noneho ugahita ujya muri WhatsApp group nkajya nguha amatangazo yihuse. Sawa rero kora subscribe nimba uri mushyashya, ukore share kuri bagenzi bawe waba warinjije cyangwa se utinjije uzi ko bakoraga ino mining kugira ngo bave mu gihirahiro. Turi kumwe.